ubuzima bwawe kariya gatindi ugasibe muri uwo mutwe wawe. Wanyumvise? Va mu maso vuba udatuma nkumena ayo matwi. Agahinda kazashira wenda ejo, ariko uyu munsi urandemeye. Mufite inkuru rero. Kagira inkuru ahubwo zimene. Cyagere tuvana. Wa muhungu wanjye. Umva. Nagisinzira ko ari umukobwa wawe. Se. Umva. Umukobwa ashaka umukobwa hasi hejuru. Rero ni bwese ambwira ati mama nta kuntu wagenda ukajya kumbwira mu mahanga kora nakunze uriya mukobwa nyine mukabiganiraho. Nahimbyije ndavuga ese n'ubundi ko turi inshuti tumaze kuba inshuti urumva ko tunaziranye cyane noneho njyewe nawe ndavuga nta n'ukuntu wenda twanashyingira tukabona ba mwana. Ndavuga ni rero reka mbikuganirizeho noneho nyine nk'umubyeyi ahora byumva. Sibyo? Ariko uko ariyo mpamvu uko ejo bundi wana Enode bazanye hano mu rugo noneho Enode akambwira ukuntu ngo we na Olga ngo bahuriye ngo mu nzira ngo bamwibye ngo telefone gakirwa kubajura akayimugaruriza. Ese n'ubura muti pega shaka kuba kari ngo muri telefone yego. Ariko nyine Enode ngo ese iruka kubajuranga ayimugaruriza bahureze ubu nabaye ese ko yakora nkabona barayigize komando ese amwereka ko zana murwanirira. Ariko rero ngiye ndumva utana ntago nabyanga rwose. Uri inshuti yanjye urabizi birenze no kuba inshuti. None se Olga nta fiance afite? Shuko nta warambwiye se ubundi akanya ubu yaba mufite ntabwo ndabizi. Nyine ngo ndaje mbikugire kumuganiriza nyine. Mwenda sanga nta fiance afite. Nyine tubihuze ubwo ntabana kwabo nyine urumva umuhungu agene ni mukuru. Urumva nawe azagira ukuntu abimubwira ku ruhande ko nyine wumva nk'ababyeyi nkuko yabi mwana bingejejeho umwana nabikugezaho utubashyigikire. Ubwo rero nawe uganirize Olga noneho igisubizo ari buguhuraza kumbwira. Aba bigiye ikibazo rwose ukazabyemera. Siyabyanga ashingiye kuki umuntu wamurwaniriye kuriya ntabwo uzakwaga iki gihe ngo ababyeyi bakibahitiramo ngo barashaka basigaye ngo baribohoye ngo basigaye ne mbese ibyabona b'iki gihe byo. Ariko nyine Olga ndabizi yararezwe kandi n'umwana wumvira cyose cyo ntabwo yakunanira. Ya mwana yako namwibyariye ko muzira ntabwo yakwangana ari amafaranga wazi. Nyine uringire musibyo ndabikora ntugire ikibazo kandi nije kubiri bukunde kandi vuba. Ntacyo wahita umbwira noneho rero ukajya mu kazi sibyo. Ubwo rero nimara kuganira ubwo uzahita umbwira. Ikibazo kamugeze kuri nitwe babandi bavugagaho ngondacho tuzigezaho Njira makuru karibu ku ntebe. Tugufashe amazina yanjye bayitangabire. Mwatanze nyine linki ku mbuga mugenda nyine mugaragaza ko mukeneye abakozi. Yego. Naje gutanga ibyangombwa byose narinje kugira ngo mundebe ko nyine byaba byarakunze ko yashize iminsi dutegereje. Yego. Ndandebera. Kanze tureba ku rubuga. Harya izina ninde? Twangabire. Ndabona nibyo koko
mbo nibyo kuko dukeneye abakozi kandi ndabona izina ryawe ndaribona ubwo kugira ngo akazi kawe kazatangire ejo uzaze ukore ikizamini cya interview. Yego ejo mu gitondo. Yego ejo 3:00 nibwo akazi kaba gafunguye. Yego nta kibazo. Yego murakoze cyane. Yego murakoze naje. Yego kugira ibihe byiza kandi uzabitsinde rwose. Yego nta kibazo. Umeze mwana wa umeze ute? Meze neza. Usa noneho ntatashye kare. Sigaye kusa gashyi. Ukuri natashye kare byanze nkurebe. Ari nakumbuye ngo tuganire. Thank you. Ndabona umeze neza nyine nuko umaze gukura. Gusa ubu nta nashyira ufite. Shema nabo nkoze cyane ariko. Yenda ukoze cyane. Nkoze cyane. Nyine ariko ufite sherisi muri iyi minsi. Umusore mukundana? Dukundana? Mwana abigira amatsiko menshi cyane. Gusa nyine hari umusore nkunda. Umusore ukunda? Atari ya Node se? Karame. Kubera iki Node? Node sinjye mbona ariwe mushuti wawe. Oya. Ajya guherekeza nkabona uzi ko nibutse cya gihe aguherekeza mukambwira yuko bari bakwibye telefone noneho agakurikira umujura akayimwambura akayigarurira akanaguherekeza kubera ubwoba wari ufite. None si uwo muntu gute atari we mukundana? Mame nyine biriya ni nk'inshuti. Ngo inshuti? Gusa inshuti ni ukuvuga iki uvuga? Mane inshuti yanjye isanzwe. Inshuti yawe isanzwe? Of course. Kubera ko urareba umuryango wabo ni inshuti y'umuryango wanjye. Turi inshuti biri aho bisanzwe. Gusa ko nabonye akunda gashobora kuba kanini. Ntabwo umukunda? Ngiye mukunda se cyangwa nkunda? Uwo mukunda? Maba ya pe. Mwese urwa niba atari ibanga mwambwira uwo musore ndamuzi se? Mashuri ko umuzi dusa uwo musore njye ndamukunda ariko ntabwo ndabimubwira cyane pe. Nawe ndabimubwira nyine mugera imbere nka buri kintu mvuga mba mfite isoni mvuga aranekereza uti twako turi inshuti ariko ubona nyine ikintu ashaka ari ubucuti busanzwe nta rukundo kandi muri njye mba ndimo ndashira. Kwiki ese mwana wa wakunze umuntu kuri urwo rwego? Ndamukunda nyine ndamukunda ku rwego ntazi. Afite amafaranga se? Mami nawe amafaranga nyine nawe ni umukire nk'uko kwa Node ntari abakire? Oya njyewe nabona akunze amafaranga mama. Akunze umuntu? None se kumva nyine utanabimubwira nta kuntu nyine waba ubyihoreye ukikundana nawe ndetse ko nawe munaberanye? Yego umusore sinamuzi kandi rwose ananiwe wenyine nibyariye rwose kwa Node ndumva ariho bazatubera abandi babyeyi bashyashya nyine bawe. Nkunda Node. Ase ko icyo utamukunda? Nyine ni inshuti yanjye bisanzwe ntabwo mwiyumvamo. Nyine nyuma yuko wambwiye ko uwo musore wowe uramukunda we ntabwo ukunda nta nubwo nabizi wabiretse ukikundira Node ko ari we musore nyine ubona ari mwiza iwabo ni abakire natwe turi abakire si koko? Mama oya ntabwo nkunda Node. Okay noneho nta kibazo ukambwira umusore noneho ninde ese yitwa nde iwabo ni hehe bimeze bite? Gusa ndabizi ko umuzi ariko ntubabare. Ndamuzi?
ndetse ubwo nguko umusore wigeze kuza agasanga duhagararanye hanze y'igipangu. cyagiye muvuye ku ishuri se? Yego. Mami nawe urajoka. Mami no, please mami no, mami please byuka tuganire. Mami no, mami please Meya mami no, Meya mami no, please wake up. Meya ubundi wowe urambaza iki? bana washano mami. Nese ko mbona mama bujyumure ntabwo nzi ikintu mama waye. umubwira iki? Reka tumwe siko niyo maraso atari gutembera mu mitsi. Nese umubwiye ibiki? baba sotembera se ninde wa? Oya ni wewe mwari muri kumwe muri salo urabyisimamira. Hamagara ambilansi. Mami no. Hamagara kwa muganga ariko za telefone mfite hano. Yeno muhamagara ariko. Mami no. Wajya guhamagara tukamujyana kwa muganga. Mami please. Egerayo. Mami no. Genda ufate telefone uhamagare tumujyane kwa muganga. N'amafaranga y'ukwezi ndanayo mama none. Amafaranga y'ukwezi aratubuza mama. Uzamemba se uzane telefone duhamagare kwa muganga. Shimuka hejuru rero. Njye aragenda nyishyuye. Nawe ushaka guhamagara? Mpamagara nde? Uhamagara kwa muganga. Kubera iki? Sinijye ubikoze? No. Ibyo birakureba pe, ibyo birakureba. Turi kumwe mama no. Byuka. Wamubwiye akabyuka. Urayama urayama. Cyamite ngenda ziriya ntebe mite nzijyana kuzigurisha. Mama please. Isiki ibintu ari ibyanyabyo. Tebe wanjishu. Tudaserera. Aya mafaranga uzayama. Uziko abandi b'amezi 3 wowe. None ibintu mukoreye wasanga ari cyangwa ni imikino murimo ushaka kujya mu mutazanyishyura. Murayama murabeshya. Wahamagaye kwa muganga. Telefone yawe iri he? Agahinda kazashirana nikongera geza kwizera nitwe babandi bavugagaho ngondacho tuzigezaho bakatwereka intoki bakaduseka kukarubanda ariko reba noneho ibyo bavugaga birahindutse ibyo bamenyereye kutwita byasibwe n'ibyo tugezeho nitwe babandi bavugaga ko ntacyo tuzigezaho none Nyagasani aratubutse izina ryacu riravugwa nitwe babandi bavugaga ko ntacyo
Iriwe neza. yewe bose Meze ute se? Akazi karagenda neza. Nkoza neza idosiye kugira ngo uzaranje neza uzikorera. nuko bikora nta kibazo. Yego. Rero ushyire ku murongo. Yego. Ikibazo ndabikora. Sahara ubona ari ahangaha da hariya ni ahangaha reka nzuminge neza ndebe nta kabuza ni hariya ngiye kujya kumwiyama ku buryo anshikira ku mwana ndabona mpageze kamite nk'umuhagaze hasi haba hari se kanongere ntureba se natuza suncuza umva nkubwira inyama umwana wanjye twoga ndi tumuceka amugize neza nazo mwikundisha urabona amaboko yawe n'ayacu yaramuka njyewe nkundana nawe urugaze hari undi uhetse ntiyame ku mwana wanjye wowe mugize naragenze ndabona namugize nenge namukozeho uruga abatindi nk'amwe ahubwo uruga umwiyame kuri njyewe kuko sinamukozeho none sinamugize uraza umwikundishaho mu bikira ariko mana namwikundishaho mu bikira ubwire ariko ibi mwiyame undi munsi sinzongera gukorana n'umwana wanjye niba ukunda ubuzima bwawe ukaba wumva ubukunda n'umutima wawe wose umwana wanjye umucike ye Moyize wanyumvise ariko uri kwikinira icyo utari kumva ari igiki ariko oruga sinkundana nawe oruga sinigeze mubwira ko mukunda ahubwo ruga umubwire amahoro pe sinkundana nawe sinkundana nawe ntabwo nkundana nawe amubyeyi we mbabarira sinkundana nawe umva no mu ntekerezo zawe ntuzongere kumurota utazagira inzozi mbi mu buzima bwawe wanyumvise umwana wanjye ugenda umucikeho ibitari ibyo reba hano bitari ibyo no kukwica we nzakwica nawe nzakura ushaka kunsuhuza ndabizi n'ibyandi byawe aho mwana ubaye iki se mama mahoro ndakwinginze sibyo kuba amahoro mbabarira mvira mu buzima pe niba udashaka kunyicisha mbabarira mvire mu buzima kwicisha ntese kubera iki waguma uhendahenda ibintu ubona bidashoboka niba ibintu bidashoboka ntabwo bishoboka none se ibiki bidashoboka ikibazo kirano ni ikihe uruga wagiye wumva ko gabanya burage muri ndabizi nyine wowe unduhura warakaye urana imijinya ariko none ntabwo nje kugufosenga umva mubwire uruga mama wawe mukanya gashize avuye iwanjye aranyihanangirije mayima arambwiye ngo nzongera kukubona ku mwana wanjye iwawe sabwe aka kanya gashize gabanya joke mama wanjye nahagaze iwawe ahubwo mbwira amakuru yawe amakuru yanjye ese kuri kumunga se uba ufite ikihe kibazo se mani kuki utumva umuntu niba akubwiye ngo mpa amahoro ugomba kumuha amahoro kubera ko sinshaka kuza gusirira n'umuryango wayo ntabwo nakuje amahoro ko njye ntabwo ndi indwara uruga muyi
Moyize ndabona agafilime k'uyu munsi kaje kuryoha. Uriya mugore ni umunyabwenge cyane. Nk'uyu mugabo kucyumbangamira kugeza kuri uru rwego. Mami urambangamira nongere mbikubwiye ngo urambangamira. Ko cyumbangamira ko wikunda yengeze nkubuza gukunda n'umusha. Niba nkunda Moyize ndamukunda nagapuka ngo ngende kwirirwa umutuka ngo bwire n'iki kankunda nagabimbye akankunda mama kucyubangama Kasuri kubwira nde ni wowe njye ubwira gutyo se mami ni wowe ndi kubwira kuko ari waketse yuko ngewe ndi meze ni wowe ndi kubwira njye ubwira amagambo nk'aho ngende meya none ninde wavana akajya kureba Moyize si wowe hari ubwo ni meya wavana ngo ajye kureba Moyize ariko noneho nararushye yerigeze njya kureba uwo Moyize se uvuga ninde hari mami wambabaje pe kandi warengereye hano se hari kamera ku buryo ngewe wambonye ku mashusho yabo agaragaza ko nyina nubwo Moyize ari umukene ntago ari ikigoryi cyo kuberwa umuntu wagiye kumureba akamutuka akamubwira nawe ko icyo wabikoze. Nakubajije ngo uwo Moyize uvuga anzi hehe nge ntabwo se ntiyatakuze arabe kuri mama wanjye se Moyize uko nari ikigoryi cyo kwiruyaburwa gutandukanya mama wanjye na meya uwamututse niwe wagiye kumutuka ko icyo wabikoze. Murengeye udatuma bamwe ntabwo nirengaje kuri mama wanjye ariko nawe wirengagije kano kanya amarangamutima yanjye. Ngiye nakubwiye ngo uwo Moyize ntawe nzi nta nubwo nigeze mva hano. Uramuzi kuko Moyize yambwiye yuko wamututse wamubwiye nabi ngenge kumura nk'inshuti zanjye tugiye kumuvugisha mbona nashaka kumvugisha ngo nimuve imbere ngo nazamwicisha ngo mu wanjye ngavanga nigeze nkutuma kujya kumvugiganira kwa Moyize uriko namwe ngira umwana uzwi ushaka ko yarasaze simbimenye ko niri wahangaho umunsi wose uwo Moyize uvuga mama kuri inshuro ndashaka dushwanye ariko umenye ko se wakoze warengereye wambabaje kuki utita ku marangamutima yanjye ngegeze nguhitiramo ko cyumva ko wahitamo niba nanze umusore wo nguvuga ngo ko no simbyitayeho ugahitamo kujya gutuka Moyize. Wasoje kuvuga ibyo uvuga mugire rero ntankuyame kwihanangiriza uranyumva kari agahungu kitwa ngo ni Moyize nkubwire reba hano kugurugutuye nayo matwi yawe we urambwira ko gasore ngo ni Moyize nkubwire niba ukunda ubuzima bwawe kariya gatindi ugasibe muri uwo mutwe wawe wanyumvise va mu maso vuba udatuma nkumena ayo matwi. Mama sureba meyarana umwana byayarariye subukoko mana nzahitamo Moyize nkute nzahitamo Moyize ngiye okay warakererewe nzahitamo Moyize ngiye none aha niba wumva yansimbura niba yagutwisa amezi 9 akajya kukubyara akakurera akagukuza akakugeza do makuba mwise amezi kuki udahitamo mutima yanjye genda ufata ibyawe musange nona nanabifata ubwo uri kumva ukuze rero nanabifata uri kumva ukuze ariko cyababye b'iminsi mugorana kuki adahari ngo arebe ibintu umukobwa we arimo arankorera. Mami dada hari yanyumva kumva ko nanjye mfite umuntu nakunze agomba kunshyigikira. Ese ngiye ntago nashatse nese nigeze nkwitiramo nyine washatse mu mahitamo yawe. None se nugupfa guhitamo ibyo mubonye byose mutoragura mama niko nimbwa ubwazo zitoranye ibiryoshye ntabwo zipfa gufata izo byo zibonye. Ushatse kuba ndabona imbwa ry'akawunga hari inyama mva nkubwire n'undi munsi ntuzongeye kumbwira ko gatindi kakagoryi ngo ni Moyize wanyumvise
narakubwiye ngo ngewe nshaka inoti utarabyumva muri uwo mutwe wawe nanjye sindi kumwe nawe niba nkunda Moise se ibi nibwo se Kinyarwanda nkunda Moise icyo wakora cyose nushaka uzagende wamututse nushaka uzagende ahubwo nanjye mfata umeneyo sansi nzarinda mushira mu mwuka nkikunda Moise ariko kariya kanyabyago agatindi kameze kuriya katagira n'ibiceri ntabwo ariwe wabyigize mama ntabwo ariwe wabyigize none ndabimugize okay yavutse nabi arino ndabyumva n'umwana wo mu bakene nta duhuriye ariko ibyo byose nta kintu utayeho bariya abana baranze gukora muri ababyeyi babo birwaga bicariye mu ngo mama nta wanga gukora ariko ubona icyo akora nawe ukora icyo akora nyine yakibuze njye icyo nkubwiye ndakubwiye ngo uriya muhungu si nyine kuzongera kumwumva mama iminsi irahinduka ushyire muri uwo mutwe wawe singashaka hano muri uru rugo ntazatuma nkicira muri uru rugo ngewe noneho nyenye kumureba mama nkunda Moise sineze kumureba icyo uzakora cyose nkunda Moise nkunda Moise rero ubyumve nikongera kwizera